Abanyamuryango ba koperative Kote Munyaru ikorera ubuhinzi mu gishanga cya Nyirakiyange giherereye mu murenge wa Ruhango mu karere ka Ruhango mu kagari ka Nyamagana baratabaza ubuyobozi nyuma y'aho umusaruro w'umuceri baheruka kweza mu kwezi kwa kane uyu mwaka wa 2025 ukomeje kwangirikira mu bubiko bitewe no kuba ngo uruganda rwa Gafunzo basanzwe bafitanye narwo amasezerano ngo rwaratinze kubagurira umusaruro nabo bagahitamo kuwugurisha undi mushoramari. None nayo ngo ubuyobozi bw'akarere bukaba bwaranze ko atwara uyu muceri ngo babashe kubona amafaranga yo kubagarisha bafite mu gishanga warengewe n'ibyatsi. Ikibazo dufite ni ikibazo cy'umuceri wacu. Umuceri yacu twagurishaga na Gafunzo, kutwishyura kwabo kukagenda kutubera ibibazo birebire bibaho, bityo turagumya dukorana nabo, bigeze aho tubonye bimaze kutugora duti dukwiye kwishakira irindi soko. Nta kindi twakoze kwishakira isoko. Twishakiye isoko turaribona, duhana amasezerano, abantu bahita banatwishyura. Bamaze kutwishyura amafaranga yacu bari aho ngaho, nibwo bazanye imodoka baza gupakira. Baraje barapakira ubwa mbere, bapakira ubwa kabiri, ubwa gatatu n'abarajyanye nk'ikamyo nk'inshuro zingahe, niba ari nk'eshatu niba ari enye, ya kane baba babimenye bahita imodoka bayifata. Bamaze gukura imodoka ya nyuma muri zone ya kabiri, polisi bahita bahamagara, uruganda ruhamagara polisi ruvuga ko hari uruganda rwaje kwiba umusaruro, kandi bababeshyera bafitanye amasezerano na perezida mushyashya n'abahinzi. Ubwo rero barangije imodoka barayifata. Bayifashe rero ibintu byatubereye imbogamizi. Uruganda rushyashya barubujije gutwara, na Gafunzo ntabwo biri kubitwara. Umuceri wacu uri gupfira mu bwanikiro, imbeba ziri kuwurya aho ubitse muri depo, ariko Gafunzo turifuza ko tutakongera kuyigemurira. Idufitiye ideni, inyungu zacu z'ubwasisi tumaze imyaka 4 tutabubona. Ntabwo tuzi rero ikintu leta ikomeza kutujyanira muri Gafunzo, ntabwo tubishaka. Wacu waheze mu bubiko bitewe n'uko twebwe twahinduye umushoramari kubw'inyungu zacu, kuko umuhinzi we kuva na mbere hose babwiraga Kote Munyaru, umuhinzi wo muri Kote Munyaru, ko hari imigabane umuhinzi afitemo. Umuhinzi akibaza ati ese iyo migabane ni ingahe, bakatubwira ngo ni 6%. Se tukibaza, iyo umuntu afite imigabane ahantu nta cyemezo agira kimwemera yuko ari umufatanyabikorwa naho hantu afite imigabane, kugezana n'iyi saha ntabwo wabaza umuhinzi ngo ese kandi na Gafunzo nayo ntabwo yakwereka urutonde rw'abo bantu yita ngo ni abafatanyabikorwa nayo. Aba bahinzi bavuga ko ngo kuva icyo gihe kugeza amagingo babuze amafaranga y'umusaruro wabo, ndetse ngo urwo ruganda rwa Rwabuye bakimara kurubuza gutwara uyu musaruro ngo wasigaye wose nabo wawimye Gafunzo, ubu ukaba urimo kwangirikira mu bubiko unaribwa n'imbeba. Ari nayo mpamvu basaba ubuyobozi ko bwababohora bukareka bagacuruza ku mushoramari ubasha kubishyurira ku gihe nk'uko babivuga. Umuntu twajyanye amasezerano, dufitanye amafaranga, ese turavuga ngo duhine amasezerano yadukoreye iki? Turamuha ibihe birego twarazigeze aho reba kuva kuri 15 z'ukwezi kwa kane nibwo umuhinzi yari yejeje. Tuhamagara Gafunzo mu kwa kane, muze mugemure umuceri, baratunenera nkuko batuneneraga dushaka ifumbire. Tugeza mu kwa gatanu matariki 23 twagiye guhumbika umuceri wose uri mu ruhunikiro. Turifuza ko batubohora Gafunzo. Icyifuzo twakwifuza ni uko mwadukorera ubuvugizi bakatureka tukajyana mu ruganda rushyashya rwarangije kutwishyura, aho baturimo ideni tukabihorera. Ingaruka biri kutugiraho nk'ubu benshi tubona umusaruro twagujije amabanke, ubu banke zigiye gutangira zidukubira ubukererwe. Urabona abana bakeneye kujya mu mashuri ejo, amanota azasohoka y'abana, urabona kubagurira ibikoresho ni ikibazo, no kugira ngo twishyure banke ni ikibazo. Ni umuyobozi mukuru w'uruganda rwa Gafunzo Rice, ari narwo ruganda abaturage batunga agatoki, avuga ko ibyo abahinzi bavuga atari byo, ngo ahubwo habayeho ko ubuyobozi bw'iyi koperative bwashatse kunaniza uru ruganda mu rwego rwo kugira ngo umusaruro bawugurishe mu buryo bwa baringa, kuko ngo aba baturage babahaye amafaranga yo kuba bifashisha kugira ngo babashe kubona uko bakomeza ubuhinzi. Maze nyuma ngo umuyobozi w'iyi koperative ahitamo guca ruhinga nyuma Gafunzo ahitamo kujya gusinya amasezerano ya baringa na Rwabuye, ari nayo mpamvu bahisemo kubuza iyi Rwabuye gukomeza gutwara uyu muceri. Nitwa Ndahayo Protogene, ndi umuyobozi mukuru, ni ukuvuga managing director w'uruganda rwa Gafunzo Rice. Hari ikibazo cy'umusaruro ugomba kujya mu ruganda rwa Rwabuye Rice cyangwa se ukajya mu ruganda rwa Gafunzo Rice. Muri make rero umwanzuro ufashwe
inama isanze umuceri ugomba kujya mu ruganda rwa Gafunzo Rice. Koperative amasezerano ifitanye na Gafunzo Rice, icya mbere koperative Kote Munyaru afite imigabane mu ruganda rwa Gafunzo 6%. Iyo koperative ikagirana amasezerano y'ubufatanye, ubwo ni ukuvuga imikoranire azamara imyaka 5 akongera akavugururwa, ayo ngayo yari atararangira. Bamaze gukusanya umusaruro batwandikiye ku itariki ya 27 z'ukwa 6 hari kwa 5 badusaba avance ihwanye na miliyoni 50. Hahise hakurikiramo cya cyumweru cya konje, murakibuka icyo cyumweru kirangiye kuwa mbere, ubwo habaye gusinyisha amawope. Kwa kabiri ku itariki ya 8 tuba twahaye miliyoni 20. Ubwo ari ku itariki ya 8. Ku itariki ya 9 agronome w'umurenge yarampamagaye ati abantu ko bambwira ko nta mafaranga muri abahaye avance, ati nashyizemo ho parereri barimo barakumva. Nahara mu nama umuyobozi ushinzwe amakoperative mu karere yavuze ko ku itariki ya 9 yiriye kuri koperative taba amasezerano mwagiranye na Rwabuye mwasinye ku itariki ya 9 yasimwe ryari ko nahiriwe. Kuri iyo tariki ya 9 rero agronome urumva ko yashyizemo ho parereri ati perezida koperative arakumva. Perezida koperative niba nyumva twamaze kumuha kuverisa miliyoni 20. Bitarenze itariki ya 10 turashaka gukorana na amasezerano hari kwa 4. Twabishyuye twabahaye avance ku itariki ya 8. Nibwo nashatse perezida kuri telefone ntiyaboneka, mwandikira message musaba ko twabura tugakorana amasezerano y'ubuguri. Ubwo hari saa 1:12 ku itariki ya 10 mu gitondo perezida aransubiza message ndazifite hano ngo wowe witonze nzakubwira. Nyuma tuze kumenya ko ari mu mahugurwa namusanzeyo, amahugurwa arangiye hari kwa 4 nimugoroba. Perezida arambwira ati nta kibazo tuzakorana amasezerano ku wa mbere, ubanza uganire n'abakuru b'amazone dukorana mu masezerano. Ariko twatungiwe no kumva ko bukeye Rwabuye yatangiye gupakira umusaruro. Rwabuye yishyuye ku itariki ya 10 twe twishyuye ku itariki ya 8. Kandi ikigaragara inama yagaragaje ko perezida byose yarabizi. Ngira ngo niyo mpamvu bafashe umwanzuro ko umuceri ugomba kujya Gafunzo kubera impamvu ebyiri zikomeye. Ni abanyamigabane b'uruganda, ikindi cya kabiri dufitanye amasezerano y'ubufatanye, ikindi cya gatatu nitwe twatanze avance mbere. Ni ikibazo cyahagurukije inzego zitandukanye kugira ngo zize kugiha umurongo, zirimo ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango, ari nabyo umuyobozi w'akarere ka Ruhango wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu Rusiribana Jean Marie Vianney, aho yari avuga ko ikibazo cyari cyarabayeho ari uko iyi koperative yafashe amafaranga y'abaguzi babiri bikozwe n'ubuyobozi bikaza kugira ingaruka ku bahinzi. Bufite abawugura kandi bahagije no ku biciro baba bumvikanyeho ku ihuriro ry'inganda ndetse n'amakoperative. Rero byatumye umunsi tuza gukorana inama n'abaturage kugira ngo twumve ikibazo gihari. Dusanga ikibazo gihari bakiriye amafaranga y'abaguzi babiri, bibananira gukemura icyo kibazo. Hari umuguzi witwa Gafunzo cyangwa Gapese basanzwe bafitanye amasezerano, ari n'abanyamigabane muri urwo ruganda, ariko kubera ibibazo by'ubucuruzi bw'umuceri bwagiye buba mu minsi yashize, abaturage baravuze bati ntabwo twongera kuwumuha, reka tuzawuhe urundi ruganda. Bituma rero bagirana ikibazo na Gafunzo ndetse n'urwo ruganda rwa Rwabuye, tuza kubaganiriza kugira ngo twumve ikibazo gihari tugikemure. Rero twumvikanye n'abaturage koperative yuko amafaranga y'abaguzi bose babiri bafite kuri konti yabo bandikira umuguzi wa Rwabuye wajemo, batari basanzwe bakorana, batari basanzwe bafitanye n'amasezerano, ko bamusaba ko basesa amasezerano bari bafitanye, hanyuma bagakomeza amasezerano bafitanye na Gafunzo bakagemurayo n'umuceri wabo, kuko bafite amafaranga kuri konti yabo kandi bakishyura abahinzi mu minsi itarenze 3 kuko amafaranga bayafite kuri konti. Ko abaturage b'iyo muganiriye bavuga ko mu byifuzo byabo bashaka ko gukorana na Rwabuye kurusha uko bakorana. Ngira ngo ni njyewe narindi mu nama kandi ibyo twaganiriye n'abahinzi bose babyumvise. Abanyamakuru ngira ngo mwari muri hanze y'icyumba cy'inama, ariko abitabiriye inama twese twaganiriye n'abahinzi kandi babyemeje uko nguko.
Ubusanzwe iyo uruganda koperative ifitemo imigabane rwananiwe kugura umusaruro wa koperative, ibimenyesha ihuriro ry'amakoperative n'akarere baherereyemo bakabafasha gushaka isoko ry'uwo musaruro. Gusa kuri iyi koperative siko byagenze, ahubwo bahisemo kwishakira igisubizo ku ruhande. Ibyanatumye kuri ubu hari toni 120 zirimo kwangirikira mu bubiko bw'iyi koperative, mu gihe bo bari kuzaha uruganda rwa Rwabuye toni 200, bakabimenya imaze gutwara toni 81. Eric Habimana, ATV, mu karere ka Ruhango.